naba nkorera ntabwo ari byo. Kamamagara umuvandimwe wanjye numve ko hari ikindi yanyunguraho. Se ubwo yuko ndi kureba ari gutinda kuyifata ko ariko ndumva iciyemo. Kamamagara umuvandimwe numve ko hari ikindi yanyunguraho. Alo muvandi wiriwe? Sha ndaho ndashima Imana. Nese waje hano mu rugo ko hari ikibazo nshaka kukubazaho. Sha wumva meze nabi noneho ndumva nenda gupfa cyane. Sha wumva mbabara ahubwo ubanguke ndumva ari ikibazo gikomeye cyane. Vayo wiruka pe. Ahubwo nushaka ufata akagare ndakishyura. Sawa. Karibu muvandi. Karibu. Nose bimeze bite ko wamamagara numva ufite uzanyura nk'abanyesi Buriya rero nagomba ko wambaye numva mbabaye cyane. ese byagenze bite mbwira Naguhamagaye urarumva numva meze nabi ngira ngo mbese urwaye umutwe pasi yumbwira se nkazana ibinini by'umutwe buriya rero n'ibinini by'umutwe nabyo byari bikenewe. ese wabaye ikintu ngaho mbwira noneho numva icyo nagukorera Mva rero musatsi hari ibitipi bibiri kimwe narakibwiye n'ubundi ndavuga ngo ndamukunda ariko none umwe yaje akaraze kuzana ngiye kubona mbona n'undi arabirukana atanamubona kuko mana ngaho mbwira wabyifashemo ute nagiye kubona mbona ndumiwe nyine ndatangawe bavuga ngo ibi bintu ntabwo bibaho. Uyu muntu se aje hano wari wamubwiye ko wari nagiye kubona mbona araje harimo umuntu waba wamurabuye ko akabi gasekwa nk'akeza ko nasetse rumva ndatuwe bavuga ngo ibi bintu ntabwo ese byarangiye baje gushwana bahita bavuga ngo mpari mbona ushake n'ubundi wizeye twigendere nigeze avuga uwo akunda ko bose bakwanze ikibazo rero bose barase bahaguruka baragenda ubwiza bwawe urata umenya abantu ngo ngira Imana jya uzagushaka icyama uwo mwana nyine umenye rero umutima w'urugo rwanjye ukunda umwe urumva ugakunda umwe wenyine gutendeka ntabwo ari ikintu cyiza cyane nanjye buriya mu masomo ntabwo nzongera uzajya ureka icyizere usanga ari jyewe bose bagendeye kandi narakubwiraga ngo wikundire icyizere siko nakubwira ngo ndamwiho yewe ubwo kugira ngo uri nkunde cyiza nakikundira Dani niwe urekura ifaranga mwana ngaho n'ubundi ukurikira amafaranga n'ubundi ubwo ubonye undi wakurikira wakongera ugatendeka erega ifaranga rituma umuntu agera ku kintu cyiza. Ubu se nkuriya namukuye ifaranga ngo ngende nishingira akabotike nicuruze uriya namukura ku botike urukundo rushingiye ku mafaranga wakintu iyo ukunze umuntu nta faranga afite aba ameze nka cakarade. ni wowe reba ibikubayeho ariko n'ubundi nturahindura umutima wawe ngo umenye ko gutendeka ari bibi. Gutendeka nabyumvishe ko ari bibi ariko ngomba wisubireho ndisubiraho ariko urazana afite ifaranga ntabwo ugomba kumukatira amafaranga. kandi ubwo rero ntabwo wamagaye nkubwira ngo ungire inama y'uko nabigenza. icyama uwo mwana ukamukunda wenyine ukagutendeka buriya ntabwo ari ikintu cyiza wabibonye nawe umwe aragusuye hari igihe yagusuye avuga ngo agukoreye siripurize nyine akabasanzwe urumva wagize amahirwe ntibagukubita abandi bari kugukubita ahubwo n'abana beza banagukundaga cyane nagiye kubara mbona bose barivumbuye baragutse baragenda nanjye ndi umuhungu
njyewe ahubwo nari kugucapira inshi nk'eshatu ukagenda uzikoreye. navuze ni subu koko Nizere ko inama nkugiriye yumvise. Mbaye inama Wizere ndayumvise. Imana izaguha undi kandi ugukunda unagukwiriye. Mbaye Aho inama bayirero reka ndayizeye nawe. sha muvandi ntabwo nkurenza hano urugendo rwiza Imana ikugenda imbere Sawa noneho. sawa wayibagiwe na telefoni Ha. aha Ha, sawa noneho. yewe wirirwa urugendo rwiza